Mwiriwe neza mumeze gute? Ni amahoro. Ni Serine ngarutse kubaganiriza. Twari turimo kuganira ku marangamutima meza ku bijyanye n'igitsina gore. Rero niyo mpamvu nje gukomerezaho aho twari tugeze. Amarangamutima meza nahoze mvuga mu mwanya washize. Twahoze tuvuga uburyo umuntu ashobora gukora ibitakagombye mu marangamutima meza. Rero burya hari n'impamvu zituma amarangamutima ashobora kuba bitewe n'uko waramutse, bitewe n'uko wiriwe, bitewe n'ibyo ufite mu bitekerezo byawe. Hari igihe abadamu usanga twaramutse neza, twaramukanye akanyamuneza, twaramutse twishimye, twumva ibintu byose biri kugenda neza, twumva ibintu byose nta kibazo kirimo kuduteramo, cyangwa se ugasanga uramutse uri mu gihe cyawe cy'uburumbuke. Buriya nacyo rero kiriya gihe kijya kidutera ibintu byinshi, nacyo hari ubwo tuzakiganiraho mbabwire uburyo tugomba kubyitwaramo nabyo. Rero mu marangamutima iyo twabyutse neza niho usanga ubyukanye akanyamuneza, ariko nyine ubyukanye kuraje nyinshi, ubyukanye imbaraga, wumva wakora ibintu byawe neza wishimye, ufite indirimbo zawe ukunda uri kuzumva, ufite ikiganiro cyawe runaka cy'umuntu runaka ukunda kumva, ukora akazi kawe gasanzwe uri kugakora neza. Muri make bigaterwa n'uko wabyutse, kuko iyo wabyutse neza uba wabyukanye amarangamutima meza. Wabyuka wenda ukabyuka ibitotsi bidashize, ukabyuka hari umuntu ukubyukije. Ibyo byose birafekita ku marangamutima yacu. Niyo mpamvu burya iyo umaze kumenya uwo uri we ari byiza kubwira mugenzi wawe, inshuti zawe, uti nkunda ibi n'ibi, ntabwo nkunda cyane ibi n'ibi. Muri make ukagerageza kwitwara neza imbere y'abo muri kumwe, ubabwira buri kimwe cyose wumva wasangiza inshuti zawe, kugira ngo utazatandukira cyangwa se bo bagatandukira mu kudestroyinga emotions zawe, mu gusenya amarangamutima yawe dokwa. Mu marangamutima meza ikindi tujya dusangamo, hari igihe usanga nk'uko mumaze kuvuga mu kanya gashize, ugasanga mu bijyanye n'uko uburumbuke bwacu buri mu nzira, ugasanga ufite ibinezaneza byinshi. Harimo benshi bahita bakora ibitakagombye, harimo nk'ababubatse, sawa, bagomba gukora ibyo bakagombye gukora, nta kibazitira. Ariko nk'umuntu utubatse usanga aribwo ya marangamutima yakoresheje, ugasanga yamukoresheje gukora ibyo adafitiye uburenganzira. Abantu twese munyumve neza, abantu twese dufite uburenganzira ku bintu, ariko siko byose tugomba kubikora. Buri kintu gifite umwanya wacyo, buri kintu gifite igihe cyacyo n'aho gikorerwa. Muri make hari ibintu abakiri bato, mbega iyo mvuze abakiri bato ni uguhera ku myaka 14 kuzamuka ukageza ku myaka 25. Burya umuntu w'imyaka 25 aba atarakura. Hari ikintu muri psychology twize yuko umuntu burya ubwonko bwe butangira gukura neza ku myaka 35. Burya nimubona abantu bayobora babatora kubera bafite imyaka ikuze, ntimukagire ngo ni uko banze gutora abakiri bato, kuko abakiri bato baba bagihuzagurika, bagifite byinshi bashaka, baba bagifite utuntu twinshi tutari twirema neza ku bwonko bwabo.
rero burya iyo dushaka gukora ibintu byose bikurikije n'amarangamutima yacu n'ukuntu twiyumva, usanga twakoze ibitagomba. Rero ku bakiri batoya hagati y'iriya myaka 14 na 25, usanga bahita bishora mu mibonano mpuzabitsina kubera batazi impamvu. Ntabwo uko wiyumvise umeze neza ari ngombwa guhita ujya gukora biriya bintu, kuko umubiri wawe uba urimo kwitegurira igikorwa runaka kigiye kuza cyo kujya mu burumbuke bwawe, cyo kujya muri period yawe, mu gihe cyawe. Rero niyo mpamvu utitwara uko wiboneye, kuko umutima wawe, kuko umubiri wawe urimo kubikubwira. Niho hahandi uzasanga harimo abatwaye inda zitateguwe, harimo abarwaye indwara runaka, cyangwa se biroshye ku bantu runaka batabagenewe mu buzima bwabo. Harimo abakiri bato, dusipoze abajene, ingimbi, inkumi, abarimo gukura, usanga bakora, ugasanga bavuze ati mbere yuko dukora ibi reka dukoreshe agakingirizo, reka dukoreshe ibi. Nshuti zanjye, bana bakiri bato, ni ukuri mucunge cyane amarangamutima yanyu, mureke gukomeza kujya mu nzira zitari zabagenerwa. Nubwo bwose uba ugiye kubaka ufite hagati y'imyaka 20 na 25, cyangwa aho ngaho, bene aho ngaho, burya umukobwa iyo agiye kubaka aho ngaho hari byinshi aba atari yakuza ku bwonko bwe ku bijyanye no kubaka urugo. Niyo mpamvu abanza kwiga neza yuko ibizamubaho byose azabyakira, azabitorera. Niyo mpamvu ababyeyi bakuze, ababyeyi bafite inshingano, ababyeyi bafite ibitekerezo, tudakwiye kureka abana barimo gukura kutabigisha uko bagomba kwitwara, kuko wowe mubyeyi hari ibyo umaze gucamo wasangiza umwana ukiri mutoya ushaka kubaka urugo rwe, ushaka gukura. Harimo abana nabo baba badashaka kukumva kuko ugiye kwerimina ibitekerezo byabo, ariko bana murebye musubije ubwenge inyuma, nk'abamama bamaze gukura, baba bakuze bifuza yuko namwe mwagera aho bageze. Niyo mpamvu kwitwara neza mu marangamutima ari ingenzi, ari ikintu tugomba kwigaho, tukakigaho umwanya munini, kuko niho usanga hashamikiye ubuzima bwacu bwose, ubuzima bwacu bw'imbere n'ubuzima bw'inyuma, ku buryo basore, bagabo baje gushukashuka abana bakiri bato nabo bagomba kumenya kwihagararaho, bakamenya yuko icyo gihe atari igihe. Ntubone umuntu ngo ewe ngo ndamukunze ngo reka tujya gukora biriya bintu, hoya, ntabwo ari necessaire, ntabwo biri important kujya kubikora, nta nubwo bigomba. Ifate, itwararike, rinda ubuzima bwawe, kuko ejo nibwononekara ni wowe uzaba wabyiteye, wa wundi azaba yigaramiye ari hariya ati ni wowe wanyizaniye. Nshuti zanjye, bana bakiri bato, ndashaka ko tuziga ku marangamutima cyane, mukamenya uko mugomba kwitwara. N'abamama banyu abumva ikiganiro bakabasangiza, ukabwatumva uko ushobora kwitwara. Mbega muri make ndifuza yuko twaganira ku bintu by'ingirakamaro muri society, tukagenda muri gahunda zo kunoza urugo rwacu amahoro kandi neza. Ndabakunda cyane, mu kanya turagaruka twongeye tuganire. Ciao ciao.